Twamaze kuvuga ko turareba ubwiza bw'Imana muri twe. Amen. Ubwiza bw'Imana muri twe tugomba kumenya muri twe twebwe bandi. Niyo mpamvu twafashe umwanya wo gusobanura identite yacu dufite muri Kristo nk'abana b'Imana. Twumvise yuko Bibiliya Kinyarwanda ivuga ngo ubushobozi, mu Gifaransa le pouvoir, ariko twumvise ko ijambo ryatuma ubyumva neza ni uburenganzira, the right, le droit. Amen. Reka dusome Roma 8:17. Kandi ubwo turi abana bayo turi n'abaragwa, ndetse turabaragwa b'Imana, turabaraganwa na Kristo, niba tubabarana nawe ngo duhanwe ubwiza nawe. Amen. Bibiliya ivuga ko tumaze kugirwa abana ngo turabaragwa b'Imana, turabaganwa na Kristo. Niki duhesha kuba abaragwa b'Imana, abaragwa na Kristo? Ni Bagalatiya 4:7. Abagalatiya 4:7 biragusobanurira impamvu ufite uburenganzira nk'ubwo Yesu afite. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Amen. 7. Uza kuri 7. Nahereye kuri 7. Kane guza kuri 7. Kane guza kuri 7. Maze igihe gikwiriye gisohoye, Imana yohereza umwana wayo wabyawe n'umugore kandi wavutse atwarwa n'amategeko, ngo acungure abatwarwa nayo, biduheshe guhinduka abana b'Imana. Kandi kuko muri abana bayo, nicyo cyatumye Imana yohereza umwuka w'umwana wayo mu mitima yacu, avuga ati Aba Data. Nicyo gituma utakiri imbata, ahubwo uri umwana. Kandi rero ubwo uri umwana uri n'umuragwa ubihawe n'Imana. Amen. Ana magambo akomeye cyane. Nuvuga ngo Imana ngo yohereje umwana wayo, kuko Imana ifite umwana w'ikinege ni Yesu Kristo. Nuvuga ngo niwe afite akamero kayo. Noneho aza abyarwa n'umugore, uno munsi izina rye ni Mariya. Noneho abyarwa n'umugore, abyarwa mu gihugu gitwarwa n'amategeko y'Imana yatanzwe na Mose, nayo arayumvira yose. Nta na rimwe yigeze areka kumvira. Amen. Ari amasabato yarubahirizaga, ari Pasika ngo amategeko yose yasanze abayuda bubaha ari mu gitabo cy'Imana cyitwa amategeko yatanzwe na Mose. Amen. Bya bitabo 5 bibanza muri Bibiliya byanditswe na Mose. Tangiriro, Kuva, Abalewi, Kubara, Gutegeka kabiri, byose biri muri amategeko. Yesu yarabyumviye. Ya myaka 30 yose Yesu ataratangira ministeri ye, yari nk'umuyuda nk'abandi mu byerekeye kumvira amategeko ya Mose. Manishimwe. Hanyuma noneho arangije gukora umurimo we ku musaraba wo gucungura inyoko muntu. Amen. Noneho abamwizeye nko twabisomye mbere muri Yohana igice cya mbere, ngo bahawe rero uburenganzira, ariyo Bibiliya ivuga ngo ubushobozi bwo guhinduka kuba abana b'Imana. Noneho kuba abana b'Imana rero, n'abana b'Imana bafite iyi statut, bafite statut sinavuga mu Kinyarwanda. Nuvuga ngo mu muryango, nimba hari abana batavuka mu muryango, ariko uwo muryango warabakiriye mu buryo bw'amategeko. Uvuga ngo hari abana biologique, abana bafite ADN yabo babyeyi, abana bafite amaraso yabo, tubivuge mu Kinyarwanda gutyo.
akaba n'abana babigizwe n'amategeko, ariko ayo mategeko yabagize abana biturutse ku bushake bw'abo babyeyi. Amen. Ntabwo ari amategeko yaje cugucugu no muri iyo nzu ngo aba tubagize abana bo mu rugo. Ni ubushake bwa ba nyiri urugo, noneho bagera rero kubisaba mu mategeko. Uko niko rero no kuba twaragizwe abana byabanjirijwe n'ubushake bw'Imana. Imana rero irabishaka, imaze kubishaka rero ibicira inzira. Imaze kubicira inzira rero niyo kugirwa abana ku muntu wese uzizera umwana wayo w'ikinege n'umurimo yamukoreye. Kubw'ibyo rero, kugira ngo bigaragare yuko tumaze kugirwa abana, iyo bita les enfants d'adoption, kugira ngo ntihabe itandukanirizo hagati y'umwana bwite w'Imana w'ikinege ari we Yesu Kristo n'abagizwe abana, Imana yahise ifata umwuka w'umwana wayo umwimerere, hanyuma ngo irawumuduha. Mu buryo uwo mwuka rero w'umwana wayo uduhesha uburenganzira. Iyo twumvise Yesu avuga ngo data ndagushima ko byose sibyo wabinshikirije, uko twumva yita Imana data, kuko umwuka w'umwana ariwo twakiriye, natwe ntabwo tugira isoni zo kwita uwo se natwe tukamwita data. Kandi ntabwo Yesu avuga ati bite byanyu, papa wanjye we yabaye wanyu gute, mwe wanyabajya hamwe, abana b'inshiramwe, abana basatani. Oya, ngo umwuka umutakije ngo aba data. Uko aba ni ijambo ry'Ikiarameya rivuga ngo data, rivuga ngo Yesu Imana ayita data, ngo natwe ko dufite umwuka we natwe tumwita data. Aho rero biri bubere byiza cyane kurusha ni mugihe uzi amategeko icyo avuga kuri adoption. Amen. Haleluya. Manishim. Muri adoption mubyumve, niyo muza kumenya ni igiki muri mwakiriye iyo privilege. Muri adoption nukuvuga ngo iyo umwana bamwakiriye mu muryango mu buryo bw'amategeko, agasanga abandi bana ariko abigizwe n'ubushake bw'abo babyeyi, bakabisaba mu nzego zibishinzwe, bigakurizwa amategeko. Abavuze ngo ngurira n'umwana ngo nsa n'ababyeyi afite ngo ndamwakira, apana ibyo. Amategeko akamugira umwana. Ayize. Aha. Rero imbere y'amategeko hariho adoption z'uburyo bubiri. Wabyumvise? Hariho kugirwa umwana mu rugo n'amategeko mu buryo bubiri. Abantu rero batize amategeko bo bumva gusa adoption, ntibazi neza ibyo ari byo. Wabyumvise? Hariho adoption z'uburyo bubiri. Hariho kugirwa umwana mu buryo bubiri. Manishimwe. Hariho icyo bita adoption simple. Amategeko akakugira umwana w'abari ababyeyi, ariko ikaba ari processus ya adoption simple. Manishimwe. Iyi adoption simple rero itanga ubuhe burenganzira? Umwana ashobora no gukomeza kuba mu muryango we wamubyaye, ariko amategeko yamugize umwana w'abandi babyeyi, ariko si ngombwa ko yimuka kuko ari ababyeyi kubera amikoro badafite. Noneho bagatanga umwana ku bandi babyeyi, ariko akaguma akurirwa iwabo ku mpamvu zitandukanye.
ba babyeyi bamugize umwana ntibahite bamutwara. Iyo ni adoption simple. Iyo adoption simple rero imuhesha uburenganzira umwana. Buhe? Imuhesha uburenganzira bwo kuraganwa n'abana buriya muryango wamwadopse, bamwakiriye. Amen. Afite umugabane. Iyo ababyeyi bapfuye nawe ahagarara n'abana babyawe n'uriya muryango, nawe agahabwa umugabane we nk'umwana wo mu rugo rugo. Icyo ni icya mbere. Ariko akaba agifite uburenganzira bwo kunazungurana hariya nyine yavukiye. Mubimenye. Amen. Nimuzi ko nize amategeko se? Ndiyo ndabasobanurira rero. Iyo ni adoption simple. Hari kinita adoption plénière. Adoption ise sesuye, plénière. Yuzuye. Iyo ni iyihe? Adoption plénière, uriya mwana yagizwe umwana wundi rugo, ahita ava iwabo, bahita bamutwara muri uwo muryango wamwakiriye, mwadopse nk'uko ubushake bwabo buri, bigashigwa amategeko, noneho agahita umwana wo muri rugo. Mwumvise? Wa wundi wa mbere ya adoption simple aguma kandi afite uburenganzira uku wazungura. Uriya adoption plénière akupa ikimuhuza cyose na muryango biologique. Muraza kubona aho bihurira n'ibyo Yesu yakoze. Nuvuga ngo adoption plénière rero yuzuye isesuye nta ubwihuriye na muryango wakubyaye. Nuvuga ngo ntacyo uzajya kuzungura hariya. Wowe ubaye nk'uko ari uwo muryango wagiyemo wakubyaye. Ni nk'uko iteka ryose wowe, sibyo? Wari uwo mu rugo rugo. Abo ni ababyeyi bawe. Nubwo udafite amaraso yabo, ariko amategeko yakugize umwana wabo mu buryo hahandi wavuye ntawe mugihuriye. Ariko mumenye, uriya wa adoption simple we azungura hombi. Nuko gusa agifite ibimuhuza n'umuryango yavukiyemo, kuko arahaguma. Ariko uriya wa adoption plénière akupa le pont n'uriya muryango, nta na kimwe kibaza hariya, ahitaba uwo muryango wa mwadopse. Noneho ikintu mukiye kumenya rero kubyerekeye adoption, yaba adoption simple cyangwa adoption plénière, nuko ufatwa nk'umwana wabyawe n'abo babyeyi bakwadopse. Ntibashobora kukuvangura mu gihe cyo kuzungura, sibyo? Ngo wowe urahabwa duke kuko wavuye ahandi. Ibyo ntago bibaho. Amen. Iyo bita droit successoral, uvuga ngo amategeko areba ibintu by'ubuzungure. Uvuga ngo abana babyawe n'amaraso n'abo babyeyi bahabwa umugabane umwe na wa mwana w'abayadopte. Noneho itandukanizo ni irihe? Nuko umwe aguma iwabo, uwundi akavanwa iwabo. Twebwe rero muri Kristo twahawe iyi adoption. Twahawe adoption plénière. Bivuga iki rero? Bivuga ko mu buryo bw'umwuka ntaho tugihuriye naho Yesu, naho Imana Data yatuvanye. Niyo mpamvu n'abazimu babo ntabwo dukihuriye nabo. Ko adoption mu Mana ntabwo ari simple, ni adoption plénière. Benshi rero ntabwo babimenya, bakaguma bibaza ibintu byinshi, ariko umenye ngo adoption Imana yakoresheje muri Kristo mu kukubwira umwana ni adoption plénière, ntabwo ari adoption simple. Ibyo se nta ngaruka bifite? Bifite ingaruka se? Bivuga rero iki rero? Bivuga ngo kuba Imana yaratugize abana, adoption. Ko bagarati bavuze adoption twasomye, ngo yatugize abana,
hano mu gifani ya adoption bien sûr. Paulo yakoresheje, ega Paulo yarazi siyanse zose. Hano Paulo yakoresheje ubumenyi bw'amategeko y'abaroma bien sûr icyo gihe. Aravuga ngo afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Niko avuga hano. Twakiriye adoption. Dieu nous a adoptés. Ariko nukumenya ni adoption ni plénière. Kuko ntabwo yatuadopse Imana ngo tukomeze kuba muri rwa buzima bwa kera, kuko hari yaratuvanye. Iyo tukomeza tukakira umwami Yesu umwana umukiza tukaba abana, tugakomeza kubaho mu mihango n'imigenzo y'aba muryango twavukiyemo, sibyo? Ariyo si tuba tutatahuye ni adoption twinjiyemo. Imana iravuga ni adoption plénière, ntawo gihuriye n'ariya nakuvanye. None wowe uracyari muri adoption. D'abord bamwe ntibazi ko babaye adopté mu nzu y'Imana, abandi niba babizi ko babaye adopté n'Imana, ntago bazi ni adoption yabayeho. Niyo mpamvu usanga bavanga ibintu iby'ubwami bw'Imana n'ibindi bya gipagani by'iwabo. Twebwe rero ni adoption plénière. Amen. Barahatuvanye twarahavuye, ubu turi mu rugo rwa data, turi mu rugo rwa se w'umwami wa Yesu Kristo. Ufite uburenganzira bwose bw'umwana mu rugo, kuko ntabwo wowe ugifite umurage, ntabwo ugifite ubuzungure aho wavuye. Wowe ntabwo ukwiye kujya kuzungura by'isi. Ndio navuga mu mwuka. Nk'ubu par exemple nimba wowe waravutse ubwa kabiri, hanyuma noneho hakaba ikintu runaka mu muryango, hanyuma rero bagaterana abasaza n'iki byose, bakavuga ati rero kugira ngo ibi bintu bitungane biki bikwiye rero ko noneho duhamagara bakoko. Murazi bakoko? Mama nkanya buti babasobanurira. Ntabyo bazi abakurambere. None turahamagara abakurambere, hari imihango turi bukore kugira ngo ari amasambu azabahire biki cyangwa ingo mwubatse zizagende neza. Ukwiye kumenya ko wahawe adoption plénière. Abo bakoko nurimi guhakurya, abo bakurambere ntawe umugihuriye nabo, kuko wowe ntabwo Imana yakugumije mu rugo. Mu rugo ni kuvuga muri iyi si. Imana yarakuvuze je t'adopte, ndakwakiriye mu buryo busesuye bwemewe n'ijambo ryanjye n'amategeko yo mu ijuru. Haleluya. Na constitution yo mu ijuru n'andi mategeko byose barabyemeje. None rero ntabwo nkwiye kurekera amaboko y'ababyeyi bawe ba mbere ari we Satani n'abadayimoni be, ahubwo wowe ukwiye kuza iwanjye kuko ni adoption plénière. Haleluya. Amen. Ibyo rero biduhesha uburenganzira busesuye ubwo na Yesu Kristo ubwe afite. Na niyo mpamvu aduha umwuka we. Very important. Amen. Vangu wowe wicaye aho ntuzongere kwitekereza. Amen. Mu bundi buryo ukwiye kumenya ko wagizwe umwana w'Imana muri iyo nzira Bibiliya yavuze. Si ngomba kubyiyumvamo, Imana yarabivuze. Ariko ukamenya ngo niye statut mfite. Amen. Muri uko kugirwa umwana ni adoption plénière, no kuba umwana w'Imana mu buryo busesuye. Mwiye kuba mu rugo rw'Imana kuko niyo yanyadopse. Hariya ku babyeyi banjye ba mbere ntacyo ngiyafite, nta n'ubuzungure nteze kujyayo ngo nanjye nzungure. Ababyeyi basu ba mbere n'ibandi bavuga hano ntabwo ari ababyeyi bo mu mubiri tuvuga. Turavuga imvugo mu mwuka. Ni Satani. None si Yesu ntiyabwiye abayuda ngo mukora ubushake bwa
Satani. None Satani niwe wabyaye, ariko mu buryo bw'umwuka niwe wabyaye. None rero umwami yaratuvanye mu rugo rwa Satani, niyo iyi si. None Imana iratwimura. Iyo dusoma mu Bakolosayi, kadusome. Amen. Hanyuma murebe ngo abazimu bazongera bakurikire. Mubabwire uyu munsi, kwanza mu kanya minota 10 nibyo uza gukora. Ubabwire ati mwabazimu mwe, ntabwo mwebwe mukimfite uburenganzira, kuko ntabwo Imana yanyadopse mu buryo buri adoption simple, Imana yanyadopse muri adoption plénière. Rero nta na kimwe mwebwe tugifana. Jewe ndi mu rugo rwa data. Haleluya. Kandi mu rugo rwa data niki kiganjeyo? Twarabisomye hano ejo bundi. Ibyiganzeyo ngo tout dans son temple s'écrit gloire. Haleluya. Murabyibuka? In his temple all cry glory. None se abadayimoni baraza muri gloire? Uyu munsi nicyo Yesu yakuhinduye cyo. Imana ishimwe. Hanyuma urebe ibyo bintu byose by'ibitindi bikurikirana, uyu munsi ubisezerere. Amen. Haleluya. Abakolosayi igice cya mbere. Amen. Umurongo wa 12 biza kuri 14. Ibi byarabaye rero. Twaravanywe mu rugo, twarimo mbere nk'abana bo mu rugo ariyo si itekwa na Satani. Mumve. Mushima Data wa twese waduhaye kuraganwa n'abera umurage wo mu mucyo. Niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akadukuramo akatujyana mu bwami bw'umwana wakunda. Amen. Nyumva siko twimutse. None se adoption simple arimuka? Umwana bagiri adoption simple arimuka? Ariko twebwe ngo nyumva se twebwe ni adoption plénière. Haleluya. Umwami ahabwa icyubahiro. Ibyo rero bifite ingaruka nyinshi. Ingaruka nyinshi. Kubimenya deja ni ikintu gikomeye cyane. Kubw'ibyo rero twakiriye umwuka w'umwana w'Imana Yesu. Ingaruka yabyo ni iyihe rero? Ingaruka yabyo ni ukuvuga ngo umwuka w'Imana twakiriye, amen, niwo mwuka wari muri Kristo. Gusa muri Kristo wari muri plenitude, umuzuzo. Amen. Ko biravuga ngo en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Muri we hari huzuye ubumana mu buryo bw'umubiri. Ariko the same spirit niwo mwuka nyine. Nta mwuka wa Kristo ngo n'umwuka wacu. Umwuka wa Kristo niwo twakiriye, ariko mu rwego ruto, ko niwe afite umuzuzo. N'aba Mose n'aba Eliya n'abariya bose les grosses pointures, bariya bagaragu b'Imana Bibiliya ivuga, nabo ntibarafite umuzuzo. Bose bakiriye kuri Kristo. Niko Bibiliya ivuga ngo imuzuyemo ngo nibyo twakiriyemo. Amen. Haleluya. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Twakiriye icyo bita portions. Imigabane. Numva se ko Elisha kugira ngo Eliya amurage yaramuzanga ngo data sibyo? Kugira ngo Eliya amurage yaramubwiye ngo saba icyo ushaka tutatandukana ndakiguha, ngo ndagusaba imigabane 2 y'umuka wawe. Numva se ko hari imigabane. Rero twakiriye kuri Yesu umugabane n'akawumuka. None ingaruka nizi. Bibiliya avuga ngo nkuko Kristo umubiri we yawise in temple, holy temple, Yesu umubiri we yawise ingoro y'Imana. Ingoro Imana ibamo. Niko natwe imibiri yacu yitwa ingoro y'Imana. Turaganisha kuri ya titre ubwiza muri twe. Amen. Usome Yohana ibice 2:19-21. Yesu arabasubiza ati, nimusenye uru rusengero
nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko abayuda bati, uru rusengero uko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3? Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Amen. Mwabumvise? Umubiri we awise urusengero. Amen. Awise isengero. Cyangwa uhere kuri 18 nibyo byiza. Abayuda baramubaza bati, ubwo ugize utyo watwereka kimenyetso ki? Yesu arabasubiza ati, nimusenye uru rusengero, nanjye nzarwubaka mu minsi 3. Nuko abayuda bati, uru rusengero uko rwubatswe mu myaka 46, nawe ngo uzarwubaka mu minsi 3? Ariko urusengero yavugaga ni umubiri we. Amen. Ugeze kuri 22. Nuko azuwe abigishwa be bibuka ko yabivuze, bemera ibyanditswe na rya jambo Yesu yari yavuze. Amen. Amen. Haleluya. Murabyumva? Yesu umubiri we awita urusengero rw'Imana. Sibyo? Kandi tumvise ko tumaze kwirwa abana, ibye nibyo byacu. Turebe kubitwerekeye Abakorinto wa mbere 3:16. Ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana, kandi ko umwuka w'Imana aba muri mwe. Amen. Amen. Voilà. Nk'uko umubiri wa Kristo wari urusengero rw'Imana, niko n'imibiri yacu twebwe abagizwe abana b'Imana, umwuka w'Imana aba muri twe. Encore une fois, ntuzajye ushaka ngo kubyiyumvamo. Ibyo ni ibintu batanakoresha cyane. Uzajye wibuka ko umviriza, abana b'Imana bukuri ntabwo bakoresha les 5 sens physiques. Amatwi, amazuru, akanwa, n'ururimi. Ibintu bitanu Imana yaguhaye ukoresha buri munsi. Amatwi yo kumva, amazuru yo guhu, ururimi rwo kumva ko hari umunyu mu byo, mu biki, mu biryo, no gukora, sibyo? Kumva uko bimeze. Nibyo bita les 5 sens physiques. Ibyo ni iby'Imana yaduhaye n'amaso yo kureba. Amen. Ni bingahe? 5. Ibyo ni byo abantu bose bo ku isi basangiye. Ariko tumaze kugirwa abana rero, ntabwo ari ibyo biba bikutuyobora mu by'Imana. Kubera ko tumaze guhindurwa abana, twita tuba ab'umwuka. Kandi ko turi ab'umwuka, twita dutangira rero kumenya iby'umwuka n'isi y'umwuka. Kubw'ibyo rero tukoresha ikindi Imana yaduhaye, tuwabyita 6e sens, ariko kwizera. Imana ishimwe. Kwizera. Ikibazo abantu benshi ntago bagendesha kwizera, kandi twakora abana b'Imana baracyagendesha iki? Ya masansi 5 nk'abapagani bose, sibyo? Ko ntabibona ntibihari, ko ntarabyumva ntibihari, ko ntabikorakoraho ntabihari, ko ntarasogongera ntabyo. Uvuga ngo ibyo rero nibyo bidupyeja, biba umutego kubyerekeye iby'ubwami bw'Imana. Natwe tukabisoma mu Bibiliya bikatuba kure nk'umuntu ari wese wo mu isi atahawe adoption plénière. Imana ishimwe. Mukundu wasomere Abakorinto 2:5-7. Iyi ni verse key verse. Iyi ni verse mukwiye kumenya. Kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Amen. Voilà. Twebwe ntabwo tukiyoborwa n'ibyo tureba, tuyoborwa no kwizera.
ababyawe bwa kabiri bakahabwa ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, uburenganzira, ntabwo bakigendesha les cinq sens physiques, bagendesha kwizera. Kubera ko ari kwizera rero, ntibirinda kubyiyumvamo, urabyizera. Imana ishimwe. Haleluya. Ni Imana ikubwira ngo cya kibazo nagikemuye. Okay? Ntabwo uza kubyumvana. Wari problem ihari rero muri iki gihe. Twavuze ikejo hano nimba atari kuwa mbere. Twavuze ngo twebwe abiki gihe cyerezo, twitwa ko turi mu nzu y'Imana, tuzi ibintu byinshi ku Mana kurusha abakristo ba mbere, ariko icyo batusha twebwe bazi Imana. Kumenya byinshi ku muntu siko kumumenya, kubera ko turi mu bihe aho ubwenge bwagwiriye. Dufite muze ya Bible Thompson, dufite Amplifier Bible, dufite byose ntabyo bari bafite. Dufite ama Bible ya Theological ni byinshi. Ibyo bo ntabwo bari bafite, ariko bo bari bazi iyo Mana. Twe tuzi byinshi kuri yo, ariko yo ubwayo ntabwo tuyizi nkuko bo bayimenye. Wabyise? Imana nivuga ngo icyo kibazo ndagikemuye. Urumva ikibazo ingorane dufite, tutangira kuba ariko ko ntabyumvamo. Kubera iki? Kuko wowe wibereye mu nyama n'amaraso. Kuko ano muri isi wizera ko wayibonye. Toma bamubwiye ko Yesu yazutse, yabyitwayemo gute? Ngo akeneye iki? Kumubona no kumukoraho. Ngo akore yumve hano bamucumise icumu, ngo ntari ubyemera. Iby'Imana ntabwo ubyemera ari uko wabibonye, ntabwo ubyemera ari uko ubikoraho, ubyakira mu kwizera. Kuko ntabwo tugendesha aya maso ngo nimibona, tugendesha kwizera. Haleluya. Kwizera gufite amaso yako ubwako. Kwizera gufite amaso yako. Haleluya. Kwizera gufite amaso, gufite n'amatwi, gufite n'amazuru, gufite n'akanwa, gufite n'amaguru. Uravuga ati bite se? Kadusome mu byumve. Aza kwizera gusa ni ijambo riraho gusa. Bami bakabiri. Abami bakabiri ibice 6. Amen. Ku murongo wa 15, ku murongo wa 13 tugeze ku murongo wa 19. Mumve hano. Arababwira ati nimugende murebe aho ari, ntume abo kumufata. Ubwo rero umwami wa Siriya atumye abantu be baje gufata Elisha, atuma n'ingabo nyinshi cyane. Baramubwira bati ari i Dotani. Ahera ko yoherezayo amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose baguta uwo mudugudu. Kuko ntabwo yari yoroshye. Iyo Elisha abo umuntu woroheje yari gutuma abantu babiri, none yatumeza batayo n'ibikoresho byose kabuhariwe byari muri Siriya. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi, uwo yitwa Gehazi, n'amagare bigosowe umudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Nashaka ukiraho, uriya Gehazi umugaragu wa Elisha yakoresheje ubuhe buryo mu kuyabona ayo magare n'amafarashi? Aya maso byamubyariye iki? Ubwoba. Impamvu nawe, impamvu ufite ubwoba, ni ukubera ntabwo urakoresha ikintu cy'umwana w'Imana Imana yaguhaye.
niyo mpamvu ubu bwoba buragutekera buri gihe cyose. Igihe cyose witwa kuri umwana w'Imana ugakomeza gukoresha za sensi physique y'umubiri wawe, uzajya ugira ubwoba nk'uko bitera ubwoba bisi. None Elisha yamusubije iki? Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Muhumura amaso arebe. Uko aya maso arebesha yamuteye ubwoba. None rero muhe andi maso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Amen. Amen. Gehazi yabonye amafarashi y'inyama n'amaraso n'amagare y'ibyuma byo mu isi, ariko afungutse amaso yo mu mutima imbere abona amagare y'umuriro. Nuvuga ngo ni amagare yo mu ijuru. Amen. N'ingabo ziyariho nabwo ari abantu bapfa n'abamarayika. Bivuga rero ngo kwizera niko gukwiye kuyobora abana b'Imana muri ubu buzima barimo, ntabwo ari kugendesha amaso. Amen. Na niyo mpamvu iby'Imana bituba kure. Kubera iki? Dufata ibyemezo bikurikije amadata twahawe n'amatwi n'amaso. Urabizi, numvise ibi, ubwoba bukagufata. Amaso yawe akabona ibintu akagutera ubwoba, ariko wibagiwe ko wabaye adopte, kandi adoption plénière. Ntabwo kiri muri ya nzu ya so wa kera, uri mu rugo rw'Imana. Rero ukwiriye kumenya uri we. Ntabwo ukwiye kugendesha aya maso cyangwa l'essence physique. Ukwiye kwiga kugendesha kwizera. Wizera ibyo Imana ivuga utarinda kubyiyumvamo. Aho niuza kubona ko wabaye adopte, kuri mu rugo rw'Imana, kuri umwana mu bwami. Amen. Ese murabyumva? Ubuzima bwacu hano bwahinduka cyane n'ibibazo bikugarije byugarije abantu byavaho turamutse tumenye ibyo tuturiga uyu munsi. Amen. Haleluya. Dore par exemple, reka mbaho urugero rumwe ruri simple kuko nibyo bintu bihangayisha abantu cyane, sibyo? Murambivuga hano kandi nzabisubiramo. Katugende hariya nibaza ko abayiburayi bagihari hano. Abayiburayi mwageze 13. Amen. 13 umurongo wa 5. Ugeze ku murongo wa 6. Ntimukagire ingeso zo gukunda amafaranga, ahubwo mujye munyurwa n'ibyo mufite. Iyo ngeso muyerekere Yuda. Kuko ubwayo yavuze iti, sinzagusiga na hato kandi ntabwo nzaguhana na hato. Nicyo gituma tuvuga dushize ubwoba tuti, Uwiteka n'umutabazi wanjye, sinzatinya, umuntu yabasha kuntwara iki? Amen. Amen. Aya magambo bavuze bayabwira abana b'Imana. Amen. Bari barabwira iki? Ni muri question y'amafaranga bababwira iki? Niba gakunda amafaranga abahinduka ikigwa Mana, kandi bagira ubwoba kuyakunda niki? Nuko ubuzi ko ariyo uyabuze wapfa, none ukayagundira kandi ugakora uko ushoboye kose ngo uyarunde, uyagire menshi. Okay? Imana iravuga ngo rero ntukwigwaragara ku mutima ngo amafaranga azagushirana ngo biki, ahubwo umenye ko Imana yakubwiye ngo nagwiza izarira gute? Dieu ne t'abandonnera jamais. Nagwiza gute? Voilà. Ntabwo Imana izakureka no muri iyo domaine ya finance, ntizakureka kuko hano turi muri domaine ya finance ya mikoro. Ntabwo izakureka. None se concrètement mu buryo bufatika ubyitwaramo gute? Ubyitwaramo gute? Kuko abo benshi turaneshwa.
ntabwo kugeza uno munsi abantu benshi mu nzu y'Imana bararealiza, bariyumvisha ko Imana ishobora kandi ijya ibikora kuzana amafaranga nubwo atari yo yayakoze. Abantu bayakoze bavanye mu byo yaremye, ariko Imana ibafite ubushobozi nayo. Nubwo mama ari we ayitira ngo niwe uyategeka, ariko Imana iramutegeka. Amen. Imana ishobora gutegeka amafaranga akava ahantu hamwe kajya ahandi. Kubera iki se duhagarika ku mitima tukabuza Imana gukora ibyo yavuze? Ntabwo Imana ivuga ngo wicerere aho ntukore cyangwa ntugire gute. Ejo twabonye ngo ntukavuge ngo ngiye gukorera amafaranga, uzavuga ngo ngiye gukora Imana, ariko amaherezo Imana izategeka ko baguhemba, ariko niyo izaba iguhembye binyuze muri abo, kuko niyo ukorera. Amen. Kubera iki? Kubera ko umaze guhumuka uzamenya ko bari abantu ubwabo n'ibyabo n'iby'Imana. Rero ntabwo ari bo baguhemba, ni Imana iguhemba. Rero ntukorera amafaranga ni mamo, ukorera Imana. Rero muri icyo gihe rero nimba ibyo ukora bitaguha amafaranga ahagije, amen, cyangwa ndiho ndavuga rero nk'umwana w'umuntu, okay, imvugo ya kimuntu, cyangwa ibyo wakoraga ntibikigenda, tout simplement nta mafaranga ahari, none se wowe umwana w'Imana urakora iki? Warakijijwe, warabaye adopte, waravutse ubwa kabiri, uri umwana w'Imana, warabaye adopte, uri mu nzu y'Imana. Kirazira kuba umutekamutwe. Icya kabiri, ubutekamutwe mvuga kujya kubeshya ngo umuntu aguhe amafaranga. Icya kabiri, kirazira kugenda usabiriza, kuko ntabwo bihesha so wo mu ijuru icyubahiro. Ntabwo uzajya guhamiriza abantu utabiriza, ubasabirizaho. Amen. Parce que mendier, ça te déshonore et ça déshonore Dieu. Gusabiriza ubwawe bikwambura icyubahiro kandi bikayambura Imana yawe. Icya gatatu, ntushobora kujya kwiba. Sibyo? None se bigira gute? Kandi wakoze uko ushoboye, sibyo? Wazengurutse Kigali yose n'u Rwanda, akazi ntago wakabonye. Bivuga ngo rero ntago uri umuntu urera amaboko, ntago uri umunebwe ngo bitume ngo ibi byose bikora ko udashaka gukora. None uregenza gute? Wakoze ibyo ushoboye, comme un citoyen honnête, nk'umuturage si mwiza ujuje ibyangombwa. None uragira gute? Kuko twavuze ngo aya masengesho tukwiye kuyavamo tubona ubwiza bw'Imana. Ibyo birasaba yuko understanding yawe, imyumvire yawe guhinduka, kuko ngo kwizera kuva kukumva, ukumva ijambo rya Kristo. Ibi nibyo biri bureme kwizera muri wowe, kuko ni ijambo rya Kristo. Kimwe gusa ni iki muri amasomo turiga, ntago waba uri umwana w'Imana ntiwize ijambo ry'Imana. Nta mwana w'Imana nimbona utize ijambo ry'Imana, ntago uri umwana w'Imana. Urabyitira ariko ntago uri we. Ukwiye gusoma. None abacamanza n'abashinjacyaha n'abavoka ntago uriya murimo bawukora mu byo bihimbiye, bose bavoma mu gitabo cy'amategeko cy'igihugu cyabo. Amen. Ibyo bita droit positif, amategeko en vigueur, la loi en vigueur. Abibizi icyo nicyo bakoresha bose. Biba tayo bityo, ntago uri umucamanza muzima, ntago uri n'umwavoka muzima, ntago uri umushinjacyaha muzima. Okay? N'umwana w'Imana ntabwo yizera ibyo yihimbiye, cyangwa arizera ibyo Imana yavuze.
rero kiya gitabo cy'amategeko, amen, yaba constitution, itegeko nshinga n'andi mategeko babyita ko birimo provisions, amen, niho bavoma biyamuma ngo dukurikije ngo itegeko nshinga, sibyo abyumvise hehe naye mujya mubyumva bavuga uti article ni sibyo abyumvise alineya mbi hari ni dukurikije loi organique ni tukurikije abyumvise ntago bivanira mu mutwe rero uvuga ngo ari rero bayita provisions, biva mu mategeko. None hano muri Bibiliya huzuye provisions z'Imana kugira ngo aha ni uvoma ibyo ukwiye kwizera, nk'uko umucamanza, umuavoka, umushinjacyaha bavoma mu mategeko y'igihugu, aha ni uvomamo ibyo ukwiye kwizera. Nimba Abayobora 13:5-6 bivuga ngo sinzagutera sinzaguhana, mu gihe uzaba uri imbere y'ikibazo cya mikoro, ntiwigane ingeso z'abisi, ujye kubesha w'umutekamutwe, ujye kwiba, uzagira gute, wowe ukwiye kwizera ibyo navuze, kwizera ibyo Imana yavuze, kubera yuko wowe nk'umwana w'umuntu ibyo umuntu akwiye gukora asabwa kugira ngo Imana ibinyuremo imuhe umugisha byahagaze. None Imana irabizi ko byahagaze, ukwiye kwizera rero ibyo Imana yavuze. Nugira kwizera ntabwo Imana izareka gukora ibyo yavuze, uzabona igitangaza cy'Imana, uzabona financial miracle. Imana ishimwe. Nibyo bintu bibiri: kumenya ibyo Imana yavuze muri icyo kibazo urimo, kuko byose birahari muri Bibiliya, na situation umwana w'umuntu azajyamo aburija ijambo rijyanye n'iyo situation, hanyuma ukaryizera, none ukaribwira Data wo mu ijuru mu izina rya Yesu, hanyuma urebe ko Imana itabikora. Uyu munsi muraza kumva abantu bose turi kumwe muri Amasengesho, ibintu bikomeza kuba kwa kundi uko byabimeze, umuntu aziba se mwaraba yadopte muti yego, nzajya mbabaza iyi adoption, reba neza we ni adoption simple, wowe ntago wavuye mu rugo wavukiyemo, kuko Imana ishobora kubeshya. Kugeza mwabyumvise? None uyu mwanya urashaka Imana ubona ubwiza bwayo mu biki, mu ihe domaine? Turacyafite ibindi byo kureba hano. Urashaka ko Imana ubona ubwiza bwayo mu ihe domaine, kuko nibaza kuva mbere urasenga, sibyo? None wumvise, noneho ntabwo Imana inyuza muri sens physique, Imana yaguhaye kugendesha kwizera. Genda usaba Imana iguhe ku kwizera ibyo yavuze muri iyo domaine ushaka kubonamo ubwiza bw'Imana, kandi uzabubona. Fate iminota 10.